nyuma y'urupfu rwa Yesu n'ikamba ry'amahwa yambitse akajya ku musaraba, yiteguye kugukiza mu kuboko kwawe, agukura ahantu Satani yari agukize, akubohore buri migozi yose yari ikuboshye. Satani arabohora ariko Yesu arabohora. Hanyuma kandi yiteguye kukwiyereka mu bwiza bwinshi budasanzwe, akaguhumuriza kandi akakubera umucyo mukagendana. Yesu aragukunda. Karibu mu ijambo ry'Imana. Amen. Ni kuri cano ya Byuka Torero. Mwami Imana akubohore, akirakuboka nonaha mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Mbifurije amahoro Imana itanga aho muherereye. Ukuboko kw'Imana kubasanga buri muri nguni yose muhagazemo. Imana ibiyereke mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Hanyuma nitwa Dushimimana Claude Ariel, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Imana izaduhane iherezo ryiza. Hanyuma reka dusangire ubutumwa Imana impaye muri uyu mwanya. Mu izina rya Yesu reka dusome igitabo cyo Kuva ibice 8. Turasoma duhereye ku murongo wa 22. Haravuze ngo Mose aramusubiza ati, si byiza ko dukora dutyo, uko twaba dutambiye Uwiteka Imana yacu ibyo Abanyegiputa bazira kwica, twatambira mu maso y'Abanyegiputa ibyo bazira kwica, ntibatwicishe amabuye. Reka tujye mu butayu, tugenda urugendo rw'iminsi 3, dutambirireyo Uwiteka Imana yacu uko izadutegeka. Farawo aramubwira ati, ndabareka mugende mutambire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora ntimuzajye kure cyane, nimunsabire. Mose aramubwira ati, dore ndava imbere yawe, nsohoke nsabe Uwiteka amarombo y'ibibugu, ejo azave kuri Farawo no ku bagaragu be no ku bantu be, ariko ye kongera kuriganya, ntareke ubwoko bwacu bugende butambirire Uwiteka ibitambo. Amen. Mwami wacu Yesu, turagushimira ijambo ryawe ryiza uduhaye. Ijambo ryawe ni itabaza, ijambo ryawe ni ubutunzi, ijambo ryawe ni umucyo, ijambo ryawe ni ubuzima. Umwanditsi w'Abaheburayo yavuze amagambo akomeye, yaravuze ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima kandi rifite imbaraga, rikagira ubugi buruta bw'inkota. Nanjye nsengeye ijambo ryawe kugira ngo muri uyu mwanya rigire imbaraga kuri mwene data ugiye kumwumva, ugiye kubwumva. Imbaraga zawe zikomeye zigaragarire muri we, maze umusohoze ijambo ryiza kandi umukuru hano Satani yaramushyize mu izina rya Yesu. Amen. Bibiliya, ijambo ry'Imana ndayikunda. Yeremiya yaravuze ngo amagambo yamaze kuboneka narayiyendamira, ampindukira umunezero n'ibyishimo. Ndashimira Imana kuko iduha ijambo ryayo. Umukozi w'Imana Dawidi wabayeho atunzwe n'ijambo ry'Imana, yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza rimurikira ibirenge byanjye. Turashimira Imana ko iyo tugendeye mu mucyo w'ijambo ry'Imana ubuzima bwacu buramurikirwa, imibereho yacu yakira impinduka nziza ituruka mu biganza by'Imana mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana ko mu ijambo ryayo tuvoma mu bwenge bwose. Ndashimira Imana ko mu ijambo ryayo tuvoma mu imigisha.
ndashimira Imana ko muri Kristo Yesu twaherewe mu ijambo riduhesha umwuzuro w'ubugingo. Ndashimira Imana ko muri Kristo Yesu twaherewe mu ijambo riduhesha umwuzuro w'umwuka, bigatuma twongera kuba abana b'Imana nyuma yuko twari tumaze gutandukana n'Imana binyuze mu nzoka, hanyuma bigaca no muri Eva tugatandukana n'umugambi w'Imana. Ariko muri Kristo Imana yiyungiye natwe muri we kugira ngo duhinduke kwera kw'Imana, duhinduke gucyanuka kw'Imana, duhinduke tere nziza Imana yerekaniraho imirimo yayo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Dusomye ijambo Imana yatumye kuri Bisiraheli bari mu Egiputa. Yabwiye Mose iramubwira ngo genda ujye kunkurira Abisiraheli mu Egiputa. Yerekana ibimenyetso n'ibitangaza byateye umutima wa Mose kongera kwizera Imana bundi bushya. Ntararenga aha, ndagusengeye ngo Imana igukorere ikimenyetso, Imana ikwereke igitangaza gituma wongera kuyizera bundi bushya. Mose amanuka muri Etiyopiya afite ububyutse, afite ibimenyetso n'ibitangaza Imana imukoreye. Hanyuma ageze muri Egiputa asanga Farawo afite umutima unangiye. Imana iramubwira ngo umva rero Mose, ubwo Farawo yanze kurekura abantu banjye, umumbwire ngo ngiye gukubita Egiputa, nyikubitisha ibimenyetso n'ibitangaza bizatuma Farawo abona amaboko yanjye, hanyuma akarekura ubwoko bwanjye bukagenda. Ndashimira Imana yuko ifite imbaraga izerekana ku buzima bwawe buri mbaraga yose igutsikamiye ikabuvaho, ikamenya ko Imana ariyo yonyine ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Birasobanura ngo Imana yiteguye kukuyerekaniramo, birasobanura ngo Imana yiteguye kwerekana ibimenyetso n'ibitangaza bizatuma amahanga abona agakiza k'Imana, abantu bakumva amateka y'iby'Imana yakoze mu buzima bwawe. Niba ubyizeye uvuge ngo amen. Bibiliya ivuga ko Imana yakoze ibitangaza bine muri Egiputa, ariko Farawo ntiyemere, kubera ko iruhande rwe hari abapfumu n'abakonikoni barimo bakora ibindi bisa nk'ibyo Mose akoze. Ariko Imana igenda yiyerekana. Imana ishimwe. Izi mbaraga z'ubukonikoni zinjiye mu nsengero n'abakozi b'Imana bakazikoreramo benshi, ntabwo ari ubuzije n'ayandi n'ayambure mu gihe cya Mose bari bazifite. Nk'uko Mose umugaragu w'Imana Pawulo yabivuze akavuga ngo nk'uko yandi n'ayambure barwanije Mose, nabo ngabo nabo niko barwana. N'uyu munsi hariho imbaraga zirwanya ubutumwa bwiza, zirwanya abizera kandi zifite ibimenyetso n'ibitangaza biboneka. Ariko igitangaza cy'Imana ni uko imbaraga z'Imana ziburizamo, zimira imbaraga zose za Egiputa. Imbaraga z'abakonikoni ziburizwamo iyo ziri imbere y'imbaraga z'Imana rurema. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Bibiliya ivuze ijambo rikomeye, iravuze ngo nuko rero bageze ku gitangaza cya kane, Imana ikora igitangaza cyitwa kuzana amarumbo muri Egiputa yose. Hanyuma ngo nuko Farawo n'abagaragu be baratinya, ngo igihugu cyose kigwa mu ishyano ry'ibibugu. Hanyuma Farawo arangije ngo yiyumva, aravuga nubwo amaze iminsi ninangiye, ariko ndabona ubutunzi bukozweho, hanyuma reka ndeka Abisiraheli bakorera Imana yabo ariko bayikorere mu gihugu cyanjye. Hanyuma rero ngo abibwiye Mose aramubwira ngo icyo ni ikintu kizira Abanyegiputa ko dukorera Imana yacu muri iki gihugu. Ibyo ni ibintu batwicisha amabuye. None reka tugende urugendo rw'iminsi 3, tugende tujye mu butayu. Imana ishimwe, tujye gukorera y'Imana yacu, tujye kuyitambira. Mose akimara kubibwira Farawo, Farawo arangije arababwira ngo ngiye kubareka mugende, ariko ntimuzajye kure. Yesu mwere Dawidi, ngiye kubareka mugende. Igitangaza Imana ikoze kitumye umubabaro uza muri njyewe, gitumye mbarekura, ariko ngiye kubarekura mugende, ntimuzajye kure. Torero ry'Imana, Satani afite umugambi mubisha wo gutuma mutajya kure. Nubwo mwavuye mu Egiputa, nubwo mwavuye mu buretwa bwe, nubwo mwavuye mu byaha, ariko ntabwo ashaka ko mujya kure. Nubwo hari imigozi myinshi mwaciye, ariko ntabwo ashaka ko mujya kure. Arashaka ko mukorera Imana, ariko mukaba muri hafi ahantu azababona. Biteye ubwoba ko umuntu afata umwanzuro wo gukizwa, ariko Satani akamushyira
agashyiraho kondisiyo, akamushyiramo umugozi uzatuma atazagera kure. Biteye agahinda kubona umuntu asenga ariko akagira umugozi utuma atazabona ubugingo. Biteye ubwoba kubona umuntu yiga aciye ingoyi y'iwabo yo kutiga ariko Satani agashyiramo umugozi utuma aziga ariko ntagere kure. Biteye ubwoba kubona umuntu agashaka bigoranye ariko Satani akavuga ati nubwo ashatse bigoranye ariko nta rubyaro azabona. Biteye ubwoba kubona umuntu aririmba ariko Satani akavuga ati byanga bikunda arancitse ajya mu rusengero, none arancitse agiye no muri korari, ariko reka mwihorera aririmbe, ariko nta gakiza keza azigera agira, azatahira kuririmba ariko abe nk'abandi. Biteye ubwoba kubona umuntu akora ubukwe bugoranye. Satani yararahiye avuga ati byanga bikunda uyu muntu ntabwo azigera yubaka, Imana igaca ingoyi yarangiza kubaka ariko Satani akavuga ngo n'ubundi ntabwo azajya kure, umugabo we ntacyo azamumarira, urugo ntabwo azarumaramo kabiri, azarukoramo divorce. Biteye ubwoba, biteye ubwoba, ariko ndagusengeye ndi imbere y'Imana, reka dusenge tubwire Imana uwo mugozi Satani yashyizeho wo kutagera ku rurenge, wo gukora ariko ntutera imbere, wo gutera imbere ariko ukaba ufite indwara zakunanije n'ubundi zituma ubayeho mu buzima bubi, mu izina rya Yesu. Nshuti y'Imana, ndagira ngo dufatikanye duhagarane muri uyu mwanya, duhamagara ijuru. Farawo yaravuze ngo ntuzajye kure, ariko nta kindi cyaca uwo mugozi keretse kuba imbere y'Imana. Nta kindi cyaca uwo mwuka wo kutagera kure, ni uko ugomba guhaguruka. Hari imigozi igera nko muri 12 Satani yagiye abohesha abantu bituma batazagera kure. Iyo umuntu afite ubugome kandi akaba aba mu rusengero, bene uwo muntu ntabwo agera kure. Uyu mugozi wa kabiri ni umugozi w'ishyari. Isi yose nubwo bayiguha ariko ukagira umugozi w'ishyari ntabwo wagera kure. Gahini yagize ishyari arangize yica Abeli, Imana iramuvuma kandi ari we rubyaro rwonyine Adamu yari asigaranye, azerera isi yose ari wenyine kubera umuvumo waturutse ku ishyari. Iyo ufite ishyari utishimira ibyiza by'abandi ntabwo wagera kure. Hari umugozi wa gatatu, iyo umuntu agira umujinya. Yesu mwene Dawidi, bene uyu mujinya ni mubi, wa wundi utuma ugira umujinya ukagira n'umujinya umwana wawe ku buryo umukubita nk'uwenda kumwica, wa umujinya ugira ku buryo bakubwira ikintu ugahita wivumbura. Bene uyu mujinya ni mubi, uragatsindwa n'Imana. Hanyuma hakaba undi mugozi witwa ubunebwe. Torero ry'Imana tugira abantu bagira ubunebwe. Umuntu agira ubunebwe bwo gukora, umuntu agira ubunebwe bwo kwiyoza, umuntu agira ubunebwe bwo kurya, umuntu agira ubunebwe bwo gusenga, umuntu agira ubunebwe bwo kwandika, umuntu agira ubunebwe kumva yakora ibintu ashatse uko bishaka. Bene uyu mugozi urakuzirika ugatuma utagera kure. Hari undi mugozi witwa umugozi w'ubusambanyi. Abantu bagira ubusambanyi bukabazirika mu izina rya Yesu. Uyu ni umugozi mubi uzirika abantu, ukabicira icyerekezo, ukabicira imibereho, ukabicira indangagaciro. Nubwo ari umuyobozi ukomeye ariko ubusambanyi bukaba bumwishe, nubwo ari umuvugabutumwa ariko akaba ari indaya, nubwo ari umuririmbyi, nubwo ari umuhanzi ariko uyu mugozi uramugarura. Isi yamukomeraga amashyi ukumva bamukwirakwije ngo amaze kubyara abana 5 mu izina rya Yesu. Uyu ni umugozi ugarura abantu ntibagere kure. Hari abantu bagira umugozi wo kwivumbura ku buryo no mu rusengero bavuga kwivumbura, no muri korari yayivuyemo kubera kwivumbura. Niyo bagize icyo bapfa n'umugore mu rugo ahita yivumbura. Uyu mugozi uzatuma utagera kure, utuzu umaze kureka n'impamvu zo kwivumbura. Uyu nawo ni umugozi Satani yakuzirikishije ngo utazagera kure. Hariho undi mugozi abantu bagira agahinda gahoraho mu mitima yabo, ni igicumbi Satani yashyize muri bo gituma bahorana agahinda, batagira n'umunsi n'umwe banezerwa. Niyo bishimye bishima akanya gato ariko bitagera mu mutima. Iyo ni umugozi Satani yakuzirikishije uzatuma utabona ubugingo. Ariko turi imbere y'Imana, turi imbere y'ivuga bikaba. Imana ishimwe, turi imbere y'iyo twasenze. Yesu yaje mu isi kugira ngo ashyireho abantu ikamba ryo kunezerwa. Imana ishimwe, Yesu niwe munezero wacu, niwe byishimo
byishimo byacu, niwe mahoro yacu. Ndasenze, ngwino dufatikanye gusenga. Haguruka twinginga Imana. Shakisha Imana gusenga, shakisha Imana guca bugufi, shakisha Imana kumva impuguro. Umva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Soma ibyanditswe. Haguruka wowe ubwawe ikora deliverance, uca imigozi Satani yakubohesheje, inshuti y'Imana, mu izina rya Yesu. Satani yaravuze ngo ndabareka bagende bajye gukorera Imana, ariko ntibazagere kure. Ndabareka bagende barwubake, ariko ntibazagere kure. Ndakwinginze, haguruka dufatikanye gusenga. Tubwire Imana ngo hari imbago Satani yanshiriyeho, ariko ndashaka kuzirenga mu izina rya Yesu. Ndashaka kugira gute? Haleluya. Ndashaka kuzirenga. Zirenge mama, zirenge papa, zirenge muvandimwe. Satani ye kuguherana. Reba intambwe umaze iminsi utera, reba urugendo ugenze mu gakiza. Nurangiza ubwire Imana ngo mbohora, ngere kure aho Satani yavuze ntazagera, ngere kure aho abarozi bavuze ntazagera, ngere kure aho abapfumu bavuze ntazagera, ngere kure mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Gera kure mama, gera kure, gera kure, gera kure. Renga urugabano, renga umuvumo, renga imiterekero, renga imitengero, renga kamere yawe. Tera intambwe, gera aho Imana yavuze ugomba kugera mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dufatikanye dusenge. Hari ahantu ugomba kugera, hari ahantu Imana yagambiriye kukugeza. Farawo ye kukwicarira, Farawo yatumye utagera kure. Maze imyaka myinshi imbere ya pasiteri ntugera kure, maze imyaka myinshi ku ruhimbi ntugera kure, maze imyaka myinshi mu rusengero ntugera kure, ariko uwo mugozi wuce ugere kure, ugere mu mugambi w'Imana, ugere mu mwuzuro w'amasezerano. Ibyiza byakubera, umugisha wakuzaho, nawe wahirwa, nawe wakubaka mu izina rya Yesu. Haleluya. Zamura isengesho, dufatikanye gusenga. Niwe ubwawe niwemera kubohoka, Imana irakubohora. Niwizera Yesu arakubohora, niwizera Yesu arakubohora, niwizera Yesu arakubohora. Nta ndwara Yesu adakiza, nta bumuga Yesu adakiza, nta bibembe Yesu adakiza. N'ibyaha arabibabarira, nta byaha atabasha kubabarira. Niyo wakora ibyaha bingana gute. Wibuke ko na Pawulo nawe yari umwanzi w'ibyiza, yamufasha atunguwe, yemera gukizwa ubwo nawe agakiza kagufata, na wa wundi nawe Imana yamuha agakiza mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge. Renga urwo rugabano wuzura umwuka wera, renga urwo rugabano wuzura imbaraga z'Imana, renga urwo rugabano Satani yagushiriyeho, renga urwo rugabano abakozi be bavuze ngo ntabwo uzahagera mu izina rya Yesu. Renga urwo rugabano. Ndagira ngo uzamure kwizera, ndagira ngo dufatikanye gusenga. Imana ikugeze ahantu ugomba kugera mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimira ko wandikishije ibyanditswe byera mu kimenyetso cyo kudushingira agati, kudutungira urutoki imigambi ya Farawo ari we Satani, imigambi y'abakozi be mu izina rya Yesu. Ikimenyetso cy'uko ijambo ryawe ari ukuri. Wabwiye Mose uramubwira ngo nahagurutse Abisiraheli abakure muri Egiputa abajyane mu gihugu cy'isezerano, kandi baragiye nubwo byanyuze mu nzira zikomeye. Warabahagurukije ubambutse inyanja itukura, ubarindira mu butayu. Inzoka ntizabishe ngo zibamare, ubutaka ntibwabariye bose, kubera ko wavuze kuzabageza mu gihugu cy'isezerano warirarahiriye kuzabaha. Nanjye ndasenze uyu muntu wumvishe ijambo ry'Imana nahure n'indahiro y'Imana mu izina rya Yesu. Wabagejeje muri Kanani, nawe mugeze muri Kanani mu izina rya Yesu. Wabwiye Mose uramubwira ngo Farawo mubonye n'ingabo ze ntabwo muzongera kubabona ukundi mu izina rya Yesu. Natwe turasenze mu izina rya Yesu. Cogoza Farawo, cogoza Farawo, cogoza abadayimoni, cogoza abagome, cogoza ubu burwayi, cogoza diyabete, cogoza kanseri, cogoza ubuhumyi, cogoza inyatsi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Cogoza umwuka wa divorce mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Muri Migera avuze ngo nuntabara uzantabara
mubabaro nabaye, ntuzansubize mu mubabaro wanjye. Uyu mubyeyi ndamusengeye, uyu musore ndamusengeye, uyu mukobwa ndamusengeye, uyu mugabo ndamusengeye. Mutabara umutabaye, ahuraho n'umugisha we, ahure n'imbaraga z'Imana, ahure n'igitangaza, ahure n'amaboko y'Imana maremare mu izina rya Yesu. Wambaraga mbi ndakwirukanye, wambaraga mbi ndakwirukanye. Rekura Satani, rekura umutwe, rekura uyu mutwe, rekura igituza, rekura uyu mugongo mu izina rya Yesu. Rekura inda mu izina rya Yesu. Izi mbaraga z'abadayimoni, izi mbaraga z'abadayimoni, aba badayimoni uburyo bwari bwo bwose, barekura ubuzima, barekura ubuzima, barekura ubuzima, barekura imibereho yacu, barekura ubu bugingo. Ubwoko bw'Imana bugere kure, bugera aho Imana igambiriye ko bugera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Imana iguha umugisha kandi Imana ikurambura ibiganza. Komera Imana amashyi, ohereza Imana icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Agera kure nicyo Imana yantumye kukubwira.